nongeye kugusuhuza kandi nkwifurije n'ibihe byiza nshuti mukunze ukomeje kumurikira kuri 3M TV. Ndabizi yuko mumeze neza cyane, niyo mpamvu mbagaruriye igice cya kane cy'inkuru yacu y'urukundo Love in Shadow, cyangwa se urukundo mu gicucucucu. Uru rukundo mu gicucucucu rero murarukunda cyane, niyo mpamvu mbazana igice cya kane. Igice cya gatatu murabyibuka neza cyane ahantu twagarukiye, aho Sophia Loren yari yamaze kwirukanwa mu kazi mu gitangazamakuru cya 3M TV yerekeje mu gihugu cy'amahanga, aho abagiye gukomeza ubuzima bwe avuye mu itangazamakuru burundu. Nanone tukagaruka kundi mugabo Adrian Kuzo twasize ku kibuga cy'indege, aho aba ari kureba Sophia Loren aguruka, byamuyobeye yabuze yuko amugarura. Murabyibuka neza cyane ukuntu twari twamaze kwibona yuko Adrian Cross yatangiye gukunda uyu mukobwa Sophia Loren. Reka inkuru yacu tuyitangire. Nitwa Sophia Loren. Muri ubu buzima ibintu ntabwo byoroshye na gato. Umuntu aragerageza agahatana, agashaka amahirwe, rimwe bigakunda ubundi bikanga. Gusa biba bitangaje cyane iyo umuntu wakwangirije ubuzima ameze nk'aho wagira ngo aragukunda, agatangira kwitwara mu buryo budasanzwe. Nkibona Adrian Cross yinjiye mu kibuga cy'indege yirukanka cyane avuza induru, byarancanze. Nibaza yuko wenda yaba ari njyewe ufite ikibazo, nkaba wenda ibyo ndi kubona byaba bidahari. Ibintu byakomeje kumbera ibibazo cyane, noneho nangira gusara kurushaho. Nari ndimo kwibaza ese Adrian Cross yaba nkunda, ariko reba ingibi ntabwo nabyitayeho. Naketse yuko wenda mu ikote riri yambaye ry'umukara, inkweto z'umukara yari yambaye, amarira menshi cyane, ibi byose byari umujinya ndetse n'icyuma cyangwa se imbunda yari afite mu ikote rye, cyane ko Adrian Cross yari afite uruhushya rwemewe rwo gutunga imbunda. Natekerezaga yuko yaranyirukankanye aje kundasa ngo narangiza nyirege birangire, cyane yuko agaciro kanjye n'aka Adrian Cross ntaho bihuriye, yari kunyica akazimya ubuzima bwanjye. Ariko ibi ngibi tubiveho, reka mbabwire uko byangendekeye. Nicaye mu ndege, byancanze, ndimo gutekereza ikintu gikurikiyeho. Natangira kwishimira igihugu ngiye kubamo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nahoze nifuza kuzabamo kera, ariko nkahita mbona hari hakiri kare. Nkabona nari nyifite ibintu byinshi cyane byo gukora. Nari nyifite guhorera Liam, nari nyifite ibintu byinshi bishoboka byose byo kuba nakorera muri kino gihugu cyanjye navukiyemo. Ariko rero nta kindi nari gukora, nagombaga gukomeza urugendo. Nafashe telefone yanjye mpamagara Jackie, ndamubwira nti Jackie, umeze gute? None se umva turi mu rugendo rero, hasigaye igihe gito cyane ngo tukandagire aho ngaho. Ndumva rwose byandenze, ndumva nishimye. Jackie ati weho banguka gusa, ati ngufitiye story nyinshi cyane, ngufitiye ubuzima bwinshi cyane, nyine urebye ugiye kujya muri kino gihugu ubuzima buzaba bumeze neza cyane. Ku kibuga cy'indege twarahageze, ntabwo nongeye kumenya ibirimo kubera mu gihugu cy'u Rwanda, ntabwo nongeye kumenya iby'umusore Adrian Cross ndetse n'umushuti wanjye magara Marcus wamfashaga mu bintu byose. Sinongeye kumenya amakuru ye. Gusa nkimara kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naguze simukadi nshyashya, ntangira ubuzima bushyashya, nsa n'ubirengagije. Ariko rero nomero zabo nzibika ahantu kure, kuko natekerezaga yuko Marcus we nzamukenera. Ubuzima bwaratangiye. Nkimara kugerayo, Jackie yaraje amfata ku kibuga cy'indege, turagenda mu modoka, yaraje kundoramo, tugenda tuganira, mubwira nti warakuze sha, umbe ukuntu wabaye mwiza, ngwira kuri agakobwa kananutse cyane, ariko none ndabona warakoze udusiporo umeze neza cyane, ufite tayi nziza cyane. Jackie ati hoya sha, wumva ahubwo uzikora, ndi kubona naratangiye kubyibuha, ariko nkora igishoboka cyose, nkora udusiporo. Nanjye ntuse Jackie, unteye amatsiko, ahubwo mpise nkwibazaho, ukora siporo? Hano ngana narumvise ngo nta mwanya mugira, muhora muri bize cyane, ukora siporo uwo mwanya se urawubona? Jackie ati hoya sha Sophie, ngeze nkora iki, mba nicaye mu rugo nta kazi ngira. None usubayeho gute? Ahubwo ndumva bifite amatsiko menshi wa mugani wawe, dufite ibintu byinshi byo kuvuga. Nuse urashatse? Jackie ati hoya ntabwo nashatse pe, ntabwo nashatse, hoya ntabwo nashatse, ahubwo ndabikubwira nako. Reka tubanze tugende tugereyo. Ubwo twafashe imodoka turagenda, koko tugerayo, tugera mu nzu, mbona inzu Jackie yabagamo bintera ubwoba. Umukobwa w'umukire cyane, imodoka yari inatuzanye, ntabwo nari nzi ko ari iye. Ubwo numvaga yuko wenda ari taxi voiture yagiye agafata nk'ibisanzwe, nyamara iyi modoka n'izindi nyinshi cyane ziriho amaplake yanditseho izina rya Jackie. Gusa nabonaga n'izindi plake hirya zigiye zanditseho Wilson. Nkibaza who is Wilson? Bikomeza kunshanga kuko nabonaga izindi modoka nyinshi cyane zifite plake yanditseho Wilson, sinabitindaho.
ndazamuka ngira ndagenda nicara muri salo, ubwo Jack araza arambwira ati wowe Sofia ngirira ibintu utangira ngo ndi kwikunda kuki uri kwitwara nkaho se wagira ngo uri umushyitsi, oya ahangaha ni iwawe urabizi tugiye kubana, weho genda ngwino nkwereke icyumba cyawe dore iki ngiki kiri hepfo, oya ntabwo ari icyo ngicyo, iki cyumba nicyo cyawe kandi ndabizi neza yuko ari cyiza cyane uribuze kugikunda, ni oya ahubwo byandenze, none se Jack iyi nzu si imeze gutya, none si inzu ni yande? Jack ati ni yanjye na boyfriend wanjye. Wowe ufite boyfriend se mwarabanye se? Jack ati hoya ahubwo iyi nzu nyine weho reka nze ndaje mukanyereka turaje tuganire mbikubwire byose, nizere yuko unaniwe cyane reka uryame mu gitondo cya kare uraza kubyuka umeze neza hanyuma noneho muganire story yose. Nkavuga nti hoya Jack ni ukuri mbabarira umbwire nubwo mfite ibitotsi ariko ntabwo birutamutse ko mfite. Jack biramurenga cyane gusa ahita avuga ati hoya Sofia fata lunch nurangiza fata ibyo kurya nurangiza uryame. Mu matsiko menshi cyane nyine narebeye ndaryama gusa ndyama imitima ari myinshi. Mu gihugu cy'u Rwanda byari bimeze bite rero? Mu Rwanda amakuru naje gukurura nuko ubwo nyine Marcus kuntu amakuru yaje kumereza nyuma ngo ako kanya nyine ngo Adrian Cross yahise agerageza ibishoboka byose ngo arebe yuko yabasha nyine ngo kugaruza indege yari imaze guhaguruka. Baramubwira bati indege yahagurutse irimo abantu bakomeye cyane, irimo business class, irimo abaminisitiri, gute twakatisha indege, uwo mukobwa mufitanye ikihe kibazo katari leta yabitubwiye? Adrian Cross rwose ahita anagirana ibibazo n'umuyobozi wa Rwandair w'ikibuga cy'indege, ariko rero ngewe nta nubwo ibyo ngibyo nari nakabimenye rwose, gusa uyu mugabo w'umuherwe cyane ibintu yakoze byari ibintu bidasanzwe. Ubwo rero ngo yagerageje kumgarura nkibaza Adrian Cross yanshakiraga iki cyatumaga yumvaga kunyirukanisha mu kazi nakundaga ko bitari bimuhagije, ariko rero nakundi nyine murabizi abantu batekereza mu buryo butandukanye. Adrian Cross njye nabonaga wagira ngo yarasaze. Ubwo rero iryo joro nararyamye ariko rero ndara n'ubundi imitima iri gutera ku buryo saa 12 za mu gitondo nari nakangutse twihoze baba baje kungurisha. Jack wavuye mu kazi kacu ari umustajeri bakamwirukana, Jack utari ufite icyo ari cyo, Jack waje nk'impunzi iri gutera kugera mu gihugu cy'amahanga akaba umuherwe nta nubwo ari umukire. Sinzi ibintu ndi kubabwira muri kubyumva, ikizu cyiza cyane, ibintu byose byiza cyane numvaga byancanze. Ubwo rero mu gitondo nahise mbyuka ndaza nkubitanye n'umusore, biramutungura cyane mbona sa abaye nk'ukubiswe n'inkuba, turatungurwa twese kuko numvaga yuko Jack wenda ari afite boyfriend ariko ari kwibana. Nakubitanye n'umusore kuko urumva kwa kudi n'ubyuka ugenda usa nawe utari no kureba n'ibitotsi byinshi, nahise ncituka ngonze umuntu bitavuga ni sorry murebye mitavuga ni wewe mukozi wa Jack, uri umukozi wa Jack yabyutse. Umusore witwa Wilson arandeba araseka cyane ati yabyutse rwose. Wilson ntabwo nongeye kumubona, nyine yahise agenda, ubwo ndangije ndakomeza, ntabwo nari nzi ko yitwa Wilson, nahise nikomereza nyine nsanabona mu cyamazi ko numvaga yuko ari umukozi nyine. Ubwo ndagenda bankubitanye na Jack nawe arimo kuza, abaravuze ati Sofia kubyutse kare se, ahubwo se Wilson nawe mbone, ndavuga ngo Wilson wese sheri wanjye, ndavuga ni sikisuwe ntumbwire yuko umusore duhuye hano ngaho ari sheri wawe. Bitavuga ati kubera iki se bimbajije, ntabwo ubonye yuko yaba sheri wanjye? No Wilson ndetse sheri wawe uriya musore se ni sheri wawe? Agasore mbonye kari aho ngaho nako winsetse uriya ni sheri wawe? Ubwo ngubwo nabonye bisa naho bitamugendekeye neza, bitamubwira ni sorry niba sheri wawe mbabarire rwose, nuko twari duhuye yambaye isume ndiyoza ndetse umuntu wambaye isume, ubwo numvaga yuko ari umukozi wawe kuko ntabwo nari nzi ko washatse, umbabarire rwose ni na mwiza ariko njye mubonye yambaye isume kandi sinatekerezaga yuko yakaba yambaye isume ahangaha. Ubwo numvaga yuko wenda ari nk'umukozi ubyutse amaze kwiyongera agiye gukora akazi, reka abakozi bahangaha nabo bari abasirimu. Erega Sofia rukanzutse ninde wapfa gutunga umukozi hano ngaho kuko ni umukozi bidakunda. Ubu ngubu umaze guteka breakfast, umaze kwitegura boyfriend wawe, nta mukozi ubaha akazi turakikorera. Sofia ati ntumbwire, none se ushize umubwiye yuko unjye nka hano ngaho njya mbyuka uramesa ukoza ibyombo ugateka ibintu byose ukabikora? Jack ati ndetse ahubwo n'ibindi byinshi byose udatekereza gukubura byose nyine ibyo ngibyo byose ujya ubona ngo utakoze wenda bitewe n'akazi wakoraga. Ibi byose rero none turabyikorera ntabwo wabona amafaranga wembye umukozi. Yesu we, numva birantunguye cyane gusa sinabyitaho nyine duhita dukomeza ibiganiro. Ubwo bitavuga ni Wilson anyuze hariya, ubwo rero reka nanjye noge hanyuma nze tujyane ku meza nta kibazo kuri breakfast. Ahita ati ubwo watinze, ubu nari nzi ko warangije kwitegura, it's okay.
ahita agenda ahamagara ati Wilson, sinabyitaho nyiri ugomba nisubiriye mu cyumba, ndagenda ndeba telefone yanjye nshyashya mbona guze simukadi nshyashya mbona nafashe y'Inyamerika, nta muntu wari kuza kubimenya. Gusa nyine umva ako kanya ikintu cya mbere nakoze nahise njya kuri Instagram, nyimara kureba YouTube ahantu hose hatandukanye, nangira kubona amakuru y'ibiwa, namwe murabizi abanyamakuru ubu ngubu batangira kuvuga ngo Sophia Loren yirukanwe, abandi bati yasezeye, abandi bati ngo bamufashe sinzi ngo baryamanye. Murumva narebye ibiwa bari kumvugaho, numva narira, numva agahinda karanyishe, mbona yuko umwuga wanjye urimo gusenyuka, ariko rero nta kintu ari gukora, sinari kugira icyo nangaza. Mu gihe nashaka kwiyubakira ubundi buzima, nahise nigira nkaho nyine Sophia Loren yari umuntu warangiye. Mpita nsubira kwibera wa mukobwa wa kera utari umunyamakuru, umukobwa ufite ubuzima busanzwe, nkomeza ubuzima bwanjye bwose nirengagiza n'ibyahatambutse. Telefone mpita nyinaga hirya ndayihorera, ndiruhutsa, ubwo mbagiye koga, ndangije koga ngaruka muri salo, ndagenda nicara na Wilson hamwe na Sophia twicaye. Wilson ahita avuga ati ariko sheri, nawe koko uzi kubona atashye ninze nicyo cyatumye utambwira yuko hano ngaho ufite umushyitsi saa sita z'ijoro, nicyo cyari gutuma utambwira yuko ufite umushyitsi hano ngaho mu rugo koko? Jack ati oh no, it's okay sweetheart, uyu nguyu yitwa Sophia Loren, ni umushuti wanjye, ni umunyamakuru mu Rwanda, yari umunyamakuru wa Danje, ariko nawe yahisemo kuza kwibera hano ngaha, yaje kunsura, nitubona akazahaguma. Ati Wilson araseka cyane ati Sophia Loren ndamuzi sheri, wimumbwira nkaho namuzi. Sophia Loren nakuze umufana, Sophia Loren ndamuzi kabisa, kuko mu myaka yatambutse naramukurikirana, n'ubu nubwo navuga ngo turahanga Sophia Loren najyaga ndeba amakuru ye, kuko ni umunyamakuru w'umuhanga cyane. Ahubwo se nyakubahwa akazi ahubwo se mabuja kuki mwaje gukorera inahangaha, mwataye akazi k'itangazamakuru cyangwa niryo mugiye gukomeza? Jack biramutungura cyane ati mabuja sheri, mabuja se mabuja uyu nguyu ndi mabuja wawe? Wilson araseka cyane ati ni mabuja wanjye, twahuye mbwira yuko ndi umukozi wanjye, atangira kumbazaho ngo mabuja wanjye ari ngo nawe uri mabuja, ahubwo mwese muri ba mabuja. Jack ati wari kushishira nawe ujya uvana Praga aho ngaho, nisi niwe yibeshye, ntabwo ari ibintu bisobanutse. Wilson ati ariko ntimukangire injiji, murabona ndi umwana wo gufata, waragize ugatangira ukambwira ko ni Praga. Yandebye abona ndi umukozi, abona ndaciriritse, abona nta bwenge ngira, abona ndi nka kuriya nawe ujya umfata, ntazi ukuntu mfata rwose na gato. Ariko Jackie, weho imitekerereze yawe, inshuti zawe, ni biki biba mu bwonko bwanyu? Kuki mudatekereza nk'abantu bazima? Kuki mutumva? Kuki mu mutwe yanyu habamo ibintu ntazi koko? Jack arakaye cyane, nagiye kubona mbona Jack abaye nk'intara ati Wilson, excuse me, uvuze ngo iki? Nta bwenge ngira, njye n'inshuti zanjye zose, noneho si inshuti zanjye zose gusa, nanjye ntabwo ngira, ntabwo uzi ibintu biba mu mitwe yacu, sibyo? Wilson ati ndumva byumvishe neza cyane, ndumva byumvishe neza rwose, mukwiye kubaha abantu abo ari bo bose. Jack ati umva Wilson, niba amatwi yawe ahari ukaba uri kumva neza ibyo ngiye kuvuga, ukaza kubyumva uko ndibuze kuba mbivuze, fata ko mvuze ngo fata imyambaro yawe yose, ntusige n'urukweto, nurangiza unsohokere mu gipangu, kandi usohoke utazagaruka. Imodoka zanjye nazo wanditseho plaque zawe ntabwo nshaka kuzisohokana, izi ngizi nazo urazisiga. Nushaka kuzisohokana ndaguhamagara abashinzwe umutekano, kandi ngo iminota 10 gusa. Wilson atungwe cyane atari ko se sheri, ntako gasuzugura usigaye nsuzugura? Jackie, ntabwo please come on, ntabwo ibyo ngibyo wabitinyuka. Ati ndavuze ngo sohoka muri ino nyubako, kandi hita unagira vuba vuba. Sophia Loren mba ndaho ngaho nicaye numiwe, ntazi ibirimo kujya mbere. Ubwo numvaga yuko Wilson ari ingagari nyine ari aho ngaho, gusa nyine nanjye narakareba nkabona nagasore kari aho ngaho gasokoje ubusatsi gafite utudrede k'amafuti nyine. Natekerezaga yuko atari we nyiri iyo nzu, wenda ngo ari we wayihaye Jackie. Ako kanya gusa ikintu gitunguranye cyane, tujya kubona tukajya kumva tukumva imodoka igeze ku gipangu, imodoka nziza cyane, ya modoka nyine wumva imeze nk'igikoko, niko abantu njya numva babyita. Tujya kumva tukumva imodoka iri kuvuza amahoni ku gipangu. Jackie njya kubona nkabona isamira nk'utaye umutwe, nkabona arasaze, yarangiza agahita avuga ati umva Wilson, ndavuze ngo sohoka muri kino gipangu vuba, kandi hita uca inyuma.
ibyo byose uhita ugaruka nyuma, mbabura ibintu byawe byose kugaruka gutwara imyenda n'ibiki, niyo izo modoka nta kibazo uzitwara ariko hita usohoka cari wisoma ibyo akora nkabona isaba nk'akasohoka aho ngaho nyine yirukanka mu buryo butangaje nyine ubwo njye mba ndaho ngaho banumiwe mbona ntazi aho guhera. Jack barasohotse aragenda akingura gate nini ya modoka irinjira, aba ari imodoka nziza cyane isohokamo umusore muremure mwiza cyane, umusore ushyitse bigaragara yuko ari umunyamafaranga, urebye nyine ni nka Adrian Cross wo muri Amerika. Biranungura cyane gusa nawe nyine aba ari umuntu w'umwirabura, ndavuze ni umurundi, ni umukongomani, ni umunyarwanda, ntabwo mba ndi kubona neza nk'ubwenegihugu bwe nyine. Umusore ava mu modoka barahoberana baranasomana bitari byose, ariko Jackie ni muzima. Jackie n'abasore babiri, Jackie nari muzi ari umukobwa mwiza ariko utavuga, umukobwa mwiza ariko nyine ibintu nari ndimo kubona byari birimo kundongora. Abaraje uwo mugabo akora muri net ati sweetheart uriya ninde ko ntamumenye, ni inshuti yawe? Jack ati ni inshuti yanjye twa Sophia Ren, ni umunyarwandakazi yari yaje nyine kunsura hano ngaha, azahamara iminsi arimo gushaka n'akazi hanyuma nawe nyine akomeza ubuzima bwe. Sheri we uba witwa Jeff ati yeah that's right, none kadahaguruka nkansuhuze. Ndahaguruka ndamusuhuza, baba binjiye mu nzu, nanjye ubwo nsikara ngo ndi gufata breakfast, mba ndi kwibaza bino ngibi ni ibiki, nabaga mbona wagira ngo meze nkaho ndi mu kindi kirere, nabonaga ibintu ndimo ntazi byari ibintu byari birimo kunshaka. Ndavuga se none si uyu mugabo witwa Jeff aha niwe se, ndetse n'umugabo we nyine wumve ngo nta makuru n'amakenere akabona, ibintu bikomeza kuncangacanga. Ubwo rero gusa umugabo ntabwo atinda, sinzi ikintu nyine azagafata, yanize agahita avuga ati so sweetheart nari nibagiwe ejo mbahangaha nahibagiriwe ibi bipapuro nibyo nari nje gutwara, so mbahuriye ko nari nje gutunguye ariko nta kindi kibazo gihari. Jack ati cyangwa se sheri ukeka yuko nguca inyuma niyo mpamvu uri kungendaho cyane? Jeff ati oya iryo jambo ukoresha ntabwo ari iryo, ariko rero ntabwo ari iyo mpamvu urabibona ibyari binzanye. Jeff ahita yongera akadusezera twese, afata imodoka arasohoka. Jack araza umutima urimo kudunda, ageze aho ngaho abaraje ati sha Sophie umva sinzi hano bino bintu nabigutangirira. Uyu mugabo witwa Jeff ni boyfriend, ni fiance wanjye, ni umudiyasipora, arankunda cyane pe bikomeye cyane, ni umukire ariko njye ntabwo mukunda. Jeff ntabwo mukunda, nikundira kara gasore kitwa Wilson, niko mba nkunda nyine, ariko ikibazo kanisha umutwe byadari, karansuzugura nyine kitwaje yuko ngakunda kakamenyera. Usikari wa muntu ushobora kumbwira ngo ninduntamereza imodoka ndagwanga, rero nirungu ryanga akajya kaza kakanira story kakamfasha gushyira utuntu twose ku murongo, mana yanjye kubera nta mukosa hano ngamba mfite, iyo kagiye mpitana gakumbura kubera wumva ndanagakunda. Sha Sophie kakambwira ngo buri uko kaje nzajya ngahereza $5,000 anshyiraho pureshi iteye ubwoba. Noneho hari igihe ahita avuga ngo noneho ngo Jack ngo nutamereza imodoka ntabwo nzagaruka mu rugo rwawe. Nuko mbayeho nanjye ni kuko se nese umukundamo ibiki, icyo gicucu kigufata gute se uba wumva gukunda? Arankunda nyine, mbabura wagira ngo arankunda nubwo ntabishwa neza, ariko arankunda tu, karankunda nubwo nyine nshyiraho pressure wenda ni nko kugira ngo nestinge, ariko arankunda kandi nanjye ndamukunda n'ukuri. Gusa nyine Jeff nawe arashaka yuko tubana, none ubu ibintu bigeze kure, arimo arambwira ngo arashaka yuko tubana, arashaka yuko mama tumutegera, urabizi aracyari mu Rwanda, tukamutegera tukamukura i Nyamirambo tukamuzana hano ngaha muri kino gihugu, twarangiza tugakora ubukwe nyine buri VIP, cyangwa se ngo tukajyayo tugakora ubukwe agahita ategera umuryango wanjye wose bakava muri Afurika bakaza hano ngaha muri Amerika, yarangiza nyine ngakabata ngo uyu mugabo ni umukire cyane, afite companies zikomeye cyane muri kino gihugu. Mva byancanze pe, biranyobera nkita mbwira none se ukarinda utekereza, nkubwira numva rero reka nkubwire, uyu mugabo niba ubona ari w'agaciro, umugabo wiyubashye nk'uriya, umugabo w'umutima mwiza, umugabo ufite amafaranga, Jack wamukunda. Kandi ibyo ngibyo byikora ibyo uvuga ngo uri gukunda akabwa kariya se ntagake, hoya kariya nta kintu kikarimo, kariya ntakabwa. Kuki namubonye nanjye nkahita muca amazi koko wabihaye agaciro. Mbabarira udakora ikosa ryo kwangiza ubuzima bwawe ukazamara ubuzima bwawe bwose wabaye cyane kandi wicuza. Rero mbabarira Jack, mbabarira no kuri ibintu tubigarukeho, uriya mugabo muhekeye, ahubwo n'aka kanya mwandikira uti bon voyage, tangira umuhereza umwanya nyine umwereke yuko kuko umukunda kandi wifuza kubana nawe. Sha Sophie ntabwo byoroshye,
ako kanya tujya kubona tukabona Wilson aragarutse ati Sophia mpereza ibintu byanjye byose nkuvire mu buzima. Sophia noneho ubu nawe yabaye seri wagira ngo irumva mubwiye ababyumvishe zifata mvana w'urusaku. Izira modoka ebyiri nazikwemereye zifata zisohokane nazo zawe zibanga ugenda ufate n'ibyenda byawe byose umva uri kumubwira Wilson uzana mu kugarutsa ahangaha cyangwa se unarebye nzaguhitana ahubwo nzanakwicisha si no kuvuga ngo nzagukura mu buzima bwanjye. I will remove you forever, I promise. Wilson kuko abazi ko ibyo bintu nabishobora aba nantinyamo nubwo abamenyera buragiye kugenda. Nanjye Sophia ugumba ndaho ngaho biba byanyobeye nzi ikintu kigiye gukurikiraho. Ako kanya rero ubwo Wilson kuko afata imodoka yarangiza agasohoka aho ngaho aragenda. Nanjye ako kanya mpita njya kuri telefone yanjye njya kubona nkabona nomero yamamaga inshuro nyinshi cyane iturutse mu Rwanda. Ndibaza simani yanjye iyo nomero iri kumamagara gutya kose ni amahoro, birancanga. Ngiye kuyihamagara numva ni Adrian Cross nigegera sinzi n'ukuri yabashije kumenya nomero yanjye n'ukuri ndamwitaba. Ngiye kumva numva ngo Sophia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta ya California uherereye he ndashaka unyohereza location yawe. Ndamubwira ni Adrian Cross ubu kuko nicyo ushaka mu buzima bwanjye washatse kunyica wankuje mu kazi Adrian wanyangirije ubuzima wananyiciye musaza wanjye nicyo ushaka mu buzima bwanjye koko. Adrian Cross utagira isoni ati Sophia nakubwiye yuko ibyo utekereza byose atari ukuri mama hirwe duhure tuganire nkubwire icy'ingenzi. Icyo kugenza si cyo kugenza hehe ko ntari mu Rwanda ko nigendeye. Adrian nawe ati nanjye ariko iyi nomero ntabwo arebye neza iyo nomero niyo muri USA nanjye niho ndi turi mu gihugu kimwe ndashaka kumbwira ahantu uri nze nkurebe kandi Sophia wivugaho yambabarira mbabarira rwose wivugaho ya utaza gutuma bingora cyane kukugeraho kandi byakabaye bitangora bikugora se ubwo bigashukunda uransanga sana ntabishaka. Adrian mbabarira umvire mu buzima n'ukuri sike. Yes, nanga dusoreje igice cya kane cy'inkuru yacu yitwaga Ravin Shadow. Reka dukomeze tunogerwe na gahunda za 3M TV. Hanyuma igice cya gatanu ni ku munsi w'ejo nk'ibisanzwe. Njye nitwaga Eddie Kerry. Mukomeze kuguka neza.